coga gusohora indirimbo bwa mbere wari umeze ute sora ufite ubwoba uteye ubwoba wibaza nawe ubwawe ubundi biragora no kwakira ijwi ryawe uriya wowe nuko utaratwita jye naratwise nanjye naratwise ariko uri umubyeyi kuzi ko abantu b'iburayi tujya tubatanga ibintu sometimes iburayi naho bashakira amafaranga erega nicyo nico abantu bazabimenye ariko Kigali ni show byaba na ngombwa watinda agahita guhamagara kuri video call oya njye nta video call nta cyabaye arawe uri hese uri mu bikisi baguhamagara video call waragowe sha oya ntago nagowe ni byiza none se ntago ujya urya kamucerenge ngo baguhamagare wari oya kamucerenge utega indege Yes Marco Salama my brother ni Marco Yes This is Choga ndi kuri podcast Yes umuntu witwa Erika Keza yashaka kugusuhuza ndamukunda ngo aragukunda cyane ariko urakoze cyane nzakubona gute ziko ngukunda wewe sizamo n'icyubahiro she's a black woman can be my sister nicyo ngukundira Rwanda she can be my sister it's a true respect bitamubuza to be your wife too even my wife can be my sister okay blessing kabisa umva se yeah Let's a bit on the beat. Bago kajeta kwade kwa power. Hogo damba bechi don the baga get the power. Hago magambo gabo don the baga get the power. Hago bakuta kabo dago baga get the power. Hago magono gawe choki bero chawe sawa. Ushaka kwite shaka chido doni note sawa. Hinyugu yapjo dodo za siganu tani sawa. Chobu kwa mbata chani babi beche bata chana. Inamo bita ngida chana batanga minus shaka chan. You don't know say this is Rafiki from the Choga ANC. Iyi ni waka podcast uyu munsi turamanutse with fire burning ndi kumwe na mushiki wanjye Erika Keza welcome to the podcast urahari urahari wese ndahari cyangwa namano gusa oya ndahari nari nete nazizanye wese n'udutafari byako n'udutafari cyangwa ni were hasi so you don't say ni waka podcast turizera neza ko aho muri bikomeje kubagendekera neza nkabambara mukije aho muri hose mbasabira imigisha ya Nyagasani uyu munsi rero muri iyi podcast ni kumwe na mushiki wanjye nkunda cyane mushiki wanjye horana vibe mushiki wanjye hora ku cyangwe mushiki wanjye horana amarinyo horumereza uyu ni uma plot yo ageze plot universe naho bigeze urakoze cyane welcome again my sister thank you bro love you thank you turi gutera ubusamba abantu ariko abantu urakoze cyane hanyuma bimeze gutekeza welcome ubuzima ni bwiza ni neza ni wanene cyane ni wanene cyane Kigali meze neza hari umuntu wambajije akabazo gahita kanguramo gato yaraje arambaza ati ariko ari ugukunda no gukundwa wahitamo iki umuntu akubwiye ngo hitamo kimwe aba ari cyo ugumana gukundwa abantu bakagukunda ntubakunde nturega gukunda si itegeko ariko gukunda ni byiza bigira garanti birarangira bro gukunda ni fresh ufite umuntu ukunda ufite abantu ukunda ariko uri wa muntu utagira santima ku bantu uri umuntu urango meze urakunda bikagira finale bikarangira cyane oya ariko hari urukundo rutarangira hari abantu ukunda bitarangira tuvuge wenda nk'abantu bo mu muryango wawe urukundo bakunda ntago rurangira ubwo ni urukundo rwo mu maraso turavuga urukundo rw'imihanda ariko abantu mwacakaranye hari abantu mwaracakaranye ku buryo baba ari inshuti zawe kabisa ku buryo uvuga uti uyu nguyu kabisa igihe cyose kabisa iyo bibaye ngombwa nawe acaho ibintu byaroroshye incoga byaroroshye wallahi nta kwivuna ntabwo nari nzi ko ibintu bigeze aho hantu nta kwivuna ubuzima burakomeza ni ukuvuga ngo uhita uvuga uti out of my life tukakuvugana ariko nta mpamvu yo kukwizirikaho ariko njye mba numva gukunda ni byiza
gukunda biraryoha iminota mike iyo mutandukanye ubuzima burakomeza. ariko se kuki uzanamo ibyo gutandukana nyine gukunda ni byiza gute se ngaho urugero ngayibaze reka nze mbanze nguha urugero uzi ko nk'icyo ngicyo uvuze waguye igikundiro gituma abantu bose bagukunda uzi stress byakuviramo ntago kare gute se igikundiro stress udashobora guhandoringa igikundiro ubona cash kugira inshuti wunguka umurya igikundiro ni ikintu cyazikunda oya biraza kandi unaguhitishijemo oya naguhitishijemo gukunda ni stress gukundwa nayo ni stress oya ugomba kunkundwa akazi umuntu aragukunda akagustressa ariko uzi kunkundwa akazi ariko hari gukundwa no gukundwa akazi nta muntu uragukunda bikakubera stress oya wahera hese akagustressa ko hehese waza muhagarara hejuru gato akaguhamagara inshuro zirenze izikenewe urukundo ni umutwaro akazi ni stress imihanda ni stress iki bro biragoye ibaze unkunze ukagira mu rwego twasohokeye ahantu ukaza ukamamagara hejuru ngo kubera kuri hano kubera kuri gusuhuza uriya nusumva atari stress kubera kuri yaguhobeye urankundira iki subu uriya mubonye akubise ku kibuno ubundi unkundira iki uriya mubonye akubise ku kibuno none urumva nkundira iki ma bro jemba nkubwira akantu k'ubwenge gukundana ni sawa ariko nyine kunda kuri 30% biragufasha ni gake kameme oya 30% 30% ufite vibe umva urwo nirwo rukundo ruri imihanda cyane ubwo wagukunze danje biteye ubwoba kuri imihanda ni 20%. Wallahi warasuye kuko iyo dutandukanye ajya mu buzima bwe nanjye nkajya mu bundi siko nge ngikunda 100%. Ego komana uri Yesu se buri icyanyereka Imana hiriya cyo koza tuyubahe ariko ejo bundi nabonye umuntu tugiye aho ngaho ndabizi ufite na gahunda kujya gusenga hari akantu umuntu yapostinze nanjye ndagapostinga anyway iyo mbonye akantu gasekeje ngashyiraho kugira ngo n'abantu bareba stati zanjye babashe kubahamo ka morali gakeya ku munsi arapostinga atari ku history iyi story y'Imana n'umwana wayo ko mba numva ituzuye neza ntago yuzuye nyine ati ni gute Imana yatanze umwana wayo ngo bayice aho bamwice aho kugira ngo yice Satani urabyumva ibyo bintu biga ni nko kumbwira ngo amara yanjye umuntu natwisa amezi 9 umwice umutange bamwice kandi ushoboye kwica uwamwishe nibyo si iyo story ntabwo ariyo iyo story ntabwo ariyo mbona ari ikinamico nje ibyo ni ikinamico n'ibintu kira ni ikinamico pe ntabwo byabayeho urumva Imana yari ifite ubushobozi bwo kwica Shitani cyane ako kanya bigahita birangira n'ubu yabikora ariko turindira mu buntu bwayo iracyamuduteza ahubwo vuga ngo yabikora kuva wemera ko yabikora iracyari kumuduteza sana iyi mihanda imeze nabi vuga ngo Imana iracyaduteza Satani Imana iracyamuduteza kandi Satani afite ibintu bimeze gutya Imana mwagiye musenga mwebwe mujya gusenga ikamurangiza ntabwo byashoboka ibonera amahoro kubera iki nuzi ko Satani yavuye mu ijuru ukora ubwibone ariko Imana ishaka yamudukiza ikavuga iti Shitani ndakwishe oya kandi deal itararangira deal yo kudushuka ntago irarangira deal gire cyane kirangira yewe story yayo ntago ajya nyumva neza n'ugiye kujya gusenga dufite umupasiteri uvuye mu Bugande karabaye cyane hano Nyarutarama azanye imigisha ino cyane ariko dufite turi mu mavuta azanye imigisha ino u Rwanda uvuge wihuta azanye imigisha ino inaha mu Rwanda azanye iki imigisha mu Rwanda ino mu Rwanda turabanyarwanda azanye iki imigisha mu butaka bw'u Rwanda inaha pe ai datawe akimihanda yarakwangije ariko nukuri mwarahobagiye nukuri kw'Imana ubu uragiye ugende wicare uvuga utumwana w'Imana ndata saa 5 z'ijoro Mana yanjye umva waretse ko tuva hano hari ahantu hari ishuri oya ahubwo tuze kuvugana saa 6 z'ijoro turye shoka kabisa we narababonye mwege murasenga mukanaraguza oya mujya gusenga mwavayo mukajya kuraguza iniga nziza umusitari mwiza ubusirimu no kugenda hariya cyo gusenga ugiye guhura n'abandi bana ariko tukiyambiza tugasenga tukambara neza tugasenga oya ndagenda nambaye gutya tukajya mu biremewe tukajya mu myuka gutya uko ntago dusubire mu rugo tukajya mu myuka
mu mwuka wera tugasirimba iyo abantu bayigiyemo ari benshi tuba imyuka Imana iraturinda reka tuga wowe ino mihanda imeze nabi keza wowe ugiye no kwibyinira niyo mpamvu njyayo kare igitaramo kiratangira saa 11 ni ukuvuga ngo ariko ubu ndabangezeyo ibyawe nabivumbuye bagiye gusirimba mu mibyizi batangira gucuranga batinze niyo mpamvu mbwiye saa 6 ara tugiye gutangira kwibyinira hakiri kare ngiye gusirimba numva ukuntu Yesu agira neza Yesu yanzanye i Kigali wange Imana igira neza pasiteri nafata ijambo akigisha umwanya munini guceza mvayo pasiteri yarangije asoje uvayo asoje arangije sharago mwamujyango na kamwe imihari beze nabi pe ntago mwamujyango na kamwe rwose ariko ni ukuri mu by'ukuri yego kugira aho abantu bahurira tujye ducishamo twubaha Imana dusenge ariko ubuzima tubamwo ntago dufite garanti dufite twese tuzagenda ngombe pasiteri ngo azanye iki kiri special kituma twigisha kubohoka kubaho umudendezo ibintu bijye bimboha ni ibiki bikuboha ni ibiki iri zuba rimeze umva tubohoke turi mu mavuta atogota cyane n'ubwo niba ari akantu ndi bunywe ndakanywa saa 6 z'ijoro nese nuva mu mavuta nuhira mu mavuta oya pasiteri atwigisha yuko mu rusengero no mu rusengero ariko hanze nyuma y'urusengero n'ubuzima busanzwe ese ariko ntago erega kuba umukristo ntago ugomba kuba ntago uri ingwate oya ntago uri ingwate y'ikiriziya oya ibyo bya kera ubu ngubu tujya gusenga tugahimbaza Imana twarangiza nka posting umuntu wakabari ko aba yakwishyuye turiyo kubera amafaranga yego urumva ntago najya korari se yampembe ikindi kwiposting iri hosting ntawe ya hostingira mu rusengero nibyo birangira ariko nyuma y'urusengero hari ubundi buzima none se noneho nyine imihanda imeze nabi MC Nario ntabwo mubona MC Nario ara hosting no mu MC muri club urumva no mu makwe no mu anniversaire hose barahari no mu rusengero ariko muri club muri weekend abahari abari gukorera amafaranga uko pasiteri ntabwo asamugurura urukweto ejo bundi narabibonye kuri match ya Rayon Sport na APR urabiza abakinnyi imbere y'amaci babanza gusenga kandi ngo babe baroganye abenshi muranaziranye urabizi ko bapostinga utuntu two gusenga two kugira gute nabonye bari no muri lokali bamwe bitwa ntago shaka kubavuga ko ntago bampembye bari muri lokali bari gusenga bari kwiyambaza Imana kuko ibintu byose dukora hejuru y'ibindi byose hari Imana none se urasenga none se kuki bajya gusenga bavaho nyine nibyo navugaga abantu basenga bakavaho bakajya kuraguza ari amasengesho baba basenze ntago baba yizeye ku buryo ibintu by'uburozi bakumva ko byatsinzwe muri iryo zina rya Yesu wanyu erega n'intungane bwira 10 inshuro 7 ariko umaze gusenga wakagombye kwizera Imana na shitani niki ariko uzi show ziri hano hanze show ziteye ubwoba byo ntago ushobora guhemukira abashuti bawe iki niki kandi abantu batunzwe mu buryo butandukanye utunzwe kubera ko upostinga urumva so rero kubera ko kino umupira none se wareka kujya umupira kugira ngo utsinde n'ukujya kwa bibi ngo ngo Sport ngigenda hano nawe uri mu bantu bemera ko Imana itihagije irihagije none se ni ihagije ntago wajya kwa bibi oya nyine bira ni imyumvire yabo nge ntago mbishigikira ko sindabafata niko twumva sebyo ariko iyo ubonye banga gukina ngo baroze ni ukuvuga ngo baba babyizera iriya ni show bari gutanga ni show wallahi ni show oya se ni show iriya ni show nukuri ko Imana ntago bira bintu byumvikana ngo bahagarisha umupira nugira ngo gutwika bigeze no muri match cyane nagatwiko yago yagiye Bugande yagiye mu duki yagiye ubanza agiye gukorana indirimbo na Bobby Wine tu wowe ufite amakuru wowe uri mbese uri undercover ya indi yanjye nemera amakuru rero yago bari Bugande uko biri kose umva ratuzanira ariko reka nkubwize ukuri njyewe buriya yago njyewe namubonye akimpostinga bwa mbere agikora kuri TV10 wow hari ukuntu ajaminga indirimbo z'abandi bahanzi kera ataratangira kuririmba akajaminga indirimbo z'abandi bahanzi ukavuga ati wow uri kubikora neza kurusha n'umuntu waririmbye indirimbo
nahise mbibona ko ari umuntu ushoboye ariko nanone mpita mubona muri field ya dancehall uri kubyumva mpita numva inspiration ziwe zegeranye cyane na bari abahanzi bo mu Bugande mbona ko yegeranye nabo bashobora gukora ikintu kizima cyo uzi ikintu ugiye nkundira Yago azi kwihambira kugiye mu mwuka se ngiye nkunda umuntu ugira courage hari ukuntu abantu baguca intege nawe ubwo ntabwo azigirira baramubwira ati ngo ntagashoboye gute ubwira umuntu ngo ntashoboye iki ubundi wowe urinde kubwira umuntu ngo ntashoboye reka akore then we umutima we n'umuci rubanza azarekeraho azavuga ati ndarambiwe ariko ni umuntu ahorana courage ahorana vibe urumva yasohoye indirimbo ya mbere abantu b'Abanyarwanda bayakira neza wowe nutitasohora ya kabiri cyo gusohora indirimbo bwa mbere wari umeze ute sora ufite ubwoba uteye ubwoba wibaza nawe ubwawe ubundi biragora no kwakira ijwi ryawe buriya wowe nuko utaratwita jye naratwise nanjye naratwise ariko uri umubyeyi iyo umubyeyi iyo abyaye umwana arabanza akafunguka amaso umwana avuka atabona Imana ikamuhumura umwana akiga ukambakamba n'umuziki jye kubona n'abantu b'umuziki abantu b'abahanzi nsigaye mbona ko impano nta muntu utafite impano baza kubishya kiremwa muntu cyose icyo nico buri muntu wese afite impano ye ushobora kuba afite impano yo gupostinga nkabwira ati coga tujya nubwo hatahiye ariko kubera vibe ariko nahagusanze haba hahiye ubundi urumva rero na Yago afite courage ahubwo abantu bamupushinga bagire bene wacu tugira ikintu cyo kuguca intege no wica umuntu intege na wa wundi uri munsi yago muzamu hari amakuru ufite se y'abantu bamuca intege barahari no situbona ko erega YouTube n'ama social media aratanga none se niba umuntu yanditse commentaire ngo wowe umuziki uri kuwutesha iki n'iki mubwira ahubwo courage ariko njyewe nibaza nk'abo bantu baba bavuga ngo baba bashinja abandi ngo baba bari kwica umuziki ngo njyewe ni abantu bica umuziki gute nawe umbwire umuntu yica umuziki gute ko aba yagerageje gukora mu bushobozi bwe nabonye na studio inahenze ibintu byanyu birahenze no umva ni ukuvuga ngo umuntu ntabwo wabwira umuntu ngo yishe umuziki no ni ukuvuga ngo niba utakunze umuziki we menya ko hari abawukunda yego icyo ngicyo ucyubaha fana wa wundi wawe ariko umureke fana wa wundi wawe ariko uriya umureke kubera ko aba yakoze ibyiza nuko aba yabikugerageza no kubikora neza uko baranavunika vraiment ngende hano bari muri shoot imana baravunika kandi ikintu none wabona n'umusaruro kuko ubonye ikintu wahemba abanyamuziki ntacyo wabona baravunika kuko nta kintu wabaha pe kuko n'umuntu ajya muri studio na amafaranga transport kurya azaniye abantu bari bubyine bari bubambike make nta mafaranga yo tubihembanga wowe ukaza ujudginga gusa tu wajya muri club bashiraho ngo suweje ugataga kandi wari mutuka kuri YouTube please muhindure imitekerezo mupushinge abavandimwe banyu mubapepuke umva na wa wundi witinya zamuke ahubwo wivuga ngo ugiye gufasha wa muntu ufasha umuntu wawe umaze gufata hit no kuko ufite hit nawe afite ageze fasha undi ni ukuvuga ngo ubundi music iri wide yego kandi n'Imana uburyo yaturemye neza ntabwo twese dukunda bimwe cyane hari abakunda reggae hari abakunda rumba ntabwo nukunda reggae byataye njyewe ndi umurege man ariko ndaguhaye mukanya ngo haye vibe turaza kwisubira mwenwe turaza kwisubira bangije Jamaica kandi Kigali ndi Jamaica so niyo mpamvu buriya iyo ufashe umwanya ukajya kujudginga music mu mutwe wawe ntabwo uri tayari uri kubyumva mu mutwe wawe ufite ikintu ubura nta nubwo ubuze umuziki cyari cyo vraiment commentaire zibe nziza buriya ururimi ni mugenzi w'Imana ururimi ni motivation umuntu akishima ariko wijya kuri Twitter wijya wijya kuri Instagram wijya bararuhira ubusa rero tubwire rero kuntu wayakuru urumva agiye muzihu ubundi tubwire icyo nzi cyo Yago ubu agiye Bugande ntago namukatishije tike niko numva sibyo ariko fata ku mavuta nawe ari muri gorira ngo ameze neza gorira imazemo yabyibushye yapeputse agakanda bakamukubitiyeho amaze igihe arwaye tunamubwire Paul arimo kwisana madamu na bya bikobwa bye byiza madamu na bya bikobwa bye byiza nkunda cyane bari kumwitaho uburyo akunda umuryango we bari kumwitaho so fata ku mavuta hari akantu fata ku mavuta yampaye morale arambwira ati mu basitari
nta muntu urusha abana b'ubwiza. Imana ni nziza ujye uzarata ikintu cyawe. oya Imana iraguha ntimugura ni ukuri kandi ubona ko nawe uburyo akomeje gukora akazi muri Gorilla ubona ko nkawe yamaze guhitamo ikipe mu Rwanda. ni byiza irifa gukora ntabwo waguma mu itangazamakuru gusa irifa kuba ubuzima buradutembereza ubuzima aho bukujyanye hameze neza naho ngaho nicyo twaziye kuri iyi si ni ukubaho ubuzima ntabwo ari ubuzima kutubaho. andi makuru nakuruye ba Muyoboke na Bangana bagiye mu Burayi na Rumaga bafite igitaramo cyamamaye kutera ibintu nk'ibyo silent disco bagiye mu Burayi babapepukana ariko ni byiza bavandimwe bari buriya biriya bintu ni byiza cyane kubera ko nk'iyo babikoreye nko mu mahanga biba byiza nk'abanyarwanda bariyo bagira umwanya wo guhura kuko babibona ku mastati bagira umwanya wo guhura babibona ku mastati tubipostinga ko dufite amayekuteri nabo bumva nabo babigira ariko barabisabye. ariko uzi ko abantu b'i Burayi tujya tubatanga ibintu sometimes i Burayi naho bashakira amafaranga rega nico abantu bazabimenye ariko Kigali ni show ariko Imana ni nziza barazi nanga ukadusigira n'amafaranga ajya urankunda wa diaspora aho muri hose Imana ibaha umugisha. Imana ibaha imigisha hehe aho muri hose wa diaspora aho bari hose urumva imihanda simeze ite? Imihanda imeze neza ubu podcast urabibona twafatiyeho nagira ngo nanabwira abantu by the way Keza tuba turi kumwe kenshi cyane kubera ko ndabizi ni umuntu mukunda ndanamushimira cyane kubera ko nawe yishimiye kuba yajya abana natwe kuri iyi podcast. Ndumva ari umuntu tugiye gufatanya kugira ngo tuyubake irusheho kuba ngari dushyire ibintu bitandukanye y'abanyarwanda bose. Ndumva ko ni n'umuntu buri undercover azi utuntu twinshi tuzatugira ibihe tubabwira iby'imihanda uko bimeze nta muntu tuzatunga urutoki oya hano ni morale hano ni mu byishimo hano ntabwo ari mu matiku ni amahoro hano ni naho dukemura ibibazo urumva tuvuga tuti ibi ngibi ni gute runakara hano hahiye ariko ibyo bintu byo mbikwemeraho kabisa cyane ariko hari akantu ushaka kukwibwirira abantu basohoka nyiri The Wave azakora akantu yafashe VIP n'ahasanzwe ariko ntago watandukanya VIP n'ahasanzwe umu VIP aba yaguze boto ye hari ikintu abanyarwanda bagomba kwiga niba umuntu yicaye muri VIP hari ibintu hari utubare bagomba kwigiraho bagomba kwiga People na Cadillac turiya tubyiniro tubiri muri VIP ntago wapfa kwicara utari VIP ntago bakuzi kuko uwaje arazwi keretse mbwiye ati hari umuntu witwa Coga araje mu muzana aho birumvikana kuri table yawe yes baba watanze order hari aba bonse bakurinda iki niki ariko The Wave umva uwo ari wese araza n'utucupa n'udukimana no kuvuga ngo ni ikibazo anyway ni ikibazo nabonye ahantu henshi hatandukanye mu maclub no mu tubari twiza abantu basohokeramo usanga ko ikintu cya service ntabwo ari ikibazo gikomeye niba ari uko wenda nyiri kabara badahari niba ari na creativity management na creativity yabo ibiri hasi cyane kubera ko wenda ndaguha urugero nta kuntu umuntu agura icupa rihenze riri hejuru y'ibihumbi kandi abagura amacupa 2 cyangwa 3 ntago agura rimwe ngo rihenze riri hejuru y'ibihumbi 100 ingahe ngo hanyuma noneho iryo cupa rize nta n'umwe umenya aho ryanyuze gutya no barizana gutya ahandi baracana ibintu umuntu uguze icupa rinini naho rigiye abantu bose barimo bakabibona bigatuma n'undi ufite amafaranga avuga ati nanjye uriya muriro niyo yafite aho ngaho avuga ati nanjye reka nemeze nanjye nimunzanire kuriya urumva so rero ubundi naje gusanga bipfira muri management ni management kuko bose ntago abahari bose abafite umuntu ushinzwe activite zaho kabari service kiniki ngiye kukubeshya pe The Wave nagiye nk'ishure enye hari abashuti banjye aba diaspora baza urumva bakambwira ati ewana turanywa Hennessy turanywa iki twaragiyeyo pe ariko man barakubyiga kandi wishyuye 200,000 byawe why
nyine urumva nk'icyo kintu uri kuvuga si naho ngaho uri kuvuga gusa unagiye n'ahandi mu tundi tubari turi ku rwego rumwe na The Wave cyangwa se n'ahandi naho uzasanga icyo kibazo bagifite nta creativity bamo irifo kuba serious. Niba umuntu yishyuye 200 byiwe aguze boto aguze Hennessy zingahe aguze amacupa nkangahe kuko hagomba kuba itandukaniro ry'umuntu uguze ibyaba muri none ni gute iyo table izaho uducupa umva njye naragiye abantu baza baterekaho njye naragiye hasi nabonye iyo champagne irangiye nahise mubwira twigire Cadillac ariko Cadillac at least nambe naho umva baragucunga coga iyo ugiye no muri toilette baguha umuntu ugira gute kubera rya cupa aho turagendana na pipo nuko rero pipo none nakandi gahebuzo bagufata n'akaboko. Niyo service abantu bakeneye bari VIP nibyo bakeneye nta n'ikintu. Ntabwo ushobora gufata umuntu uguze Hennessy 200 umugiranye umuntu waje kugura Heineken 250. Ariko ni ikibazo gikomeye kubera ko abantu benshi baba barimo kurira uzareba Uganda na Kenya. Icyo cyose ni ikibazo kigaruka mu bijyanye na customer care. Ni ikibazo gikomeye cyane muri service nyinshi usanga ko haburamo akantu kameze nakabarekeza. Ubundi urabona nk'ibyo bintu mu tundi tubari mu bindi bihugu amafaranga bayagukuramo ku ngufu ukayatanga. Ni competition kubera ko uri kubona ubonye hari umuriro uciye hariya ugiye kuri ya table umuriro uciye hariya ugiye kuri usigara uvuga uti noneho ninge Karezi muri aka kabari nanjye munzanire riri yacu kugira ngo nawe upirikishe nawe twike nike noneho iyo rije ricengera bakaza bagupfundurira aho ngaho nta umenye ibyabaye ari uriguze nta rixe ariye muri ako kabari ari akabuji barizana ari uriguze nta rixe abonye abandi bazana ababebe bakabyinira iryo cupa 200 n'amafaranga menshi cyane mw'ijoro rimwe none nubwo abagura ntabwo acugura icupa rimwe njye nagiye nk'inshuro 3 ariko sindasubirayo Muyango ni inshuti yanjye Bajox ni inshuti zanjye ariko uruvuga ati ndajya kubafasha n'ubundi style umva abantu bose baraza bakubyiga basuzu cyangwa nuko aho ngaho wenda nuko ari clientele ko n'ubundi clientele tandukanye umva hari clientele mujye mutandukanya kuba ufite abantu benshi no kumenya uburyo kuko hari umuntu ubuje hariya akurikiye vibe abantu benshi bakunda scenario baramukunda urubyiruko ryagiye hariya ariko urwo rubyiruko ruri hasi aho bishoboye ariko hahandi umuntu aza kugura icupa ryiwe please mwiza umuzana utu tujagari tw'amahenikene vraiment no n'amatsa no ibyo tunabiveho imihanda simeze ngira utubare byo ni danje tuzadusaza imihanda imeze nabi imihanda iri gupirikisha ibintu bimeze kuwa mbere nzakujyana ahantu bita kwa Zinda ni hehe noneho kuwa mbere nzakujyanayo kuwa mbere ni Lundi Mesha oya sangapi kuwa mbere nka 5:00 z'amanywa z'ijoro nzaza kugufata 5:00 tugende urebe imihanda uko bimeze baba legend bose ni baba bari sinanayiheruka aba legend bose ni baba barimo kunywera duiturije no kwicara tumeze nko mu gisare muri parking twicara nibwo ubuvugana na Paticop uragana n'abantu bose murasaba n'ubwo amara iminota 30 kitahira aho ndashaka kujyana next week nzakujyana oya tuzagenda tuzarya vibe byatari we wana kabisa ariko ngufite umukunzi muri iyi minsi cyangwa n'umuhabara mwiza ukunde cyuga mbabari mwiza ukagiye bikubwira nako yori date ngo ufite umusheri mbabarira cyane keza mbabarira cyane sheri muri iyi minsi mbabarira bivuze ndi serie ngo uri no gutegura ubukwe bucece cyangwa ni koco bagti waramutumiye se biri kure mu nzozi biruga acoga washatse umugore kandi uvuze ko biri mu nzira ubwo barambiye keza iyi mihanda ntabwo yoroshye nawe wari ubivuze ugomba kwitonda ntabwo wari ubivuze ni ukwitonda kandi niyo umuntu uri kubitegura hari step biriho nyine bari yawe irifa gutegura buri kintu cyose ntabwo uzazana umwana w'abandi mudamu w'abandi ukiri muri uburyo n'ibumoso banza ujye iburyo mu bandi umwe ntabwo byoroshye
ntabwo biba byoroshye muri iyi mihanda. ufatike umuntu ejo umuntu yarambwiye ati iyo ushatse uba umugaye. ati buriya iyo ushatse umugore cyangwa n'umugore ni ukuvuga ngo iyo ushatse uba umugaye. nanjye gushaka ntabwo byoroshye man, usaba uruhushya ugira gute bro gushaka ntabwo kambivuge bro mbivemo oya bro gushaka usaba uruhushya no muri toilette. Ngiye ibintu byo gusaba uruhushya ntabwo nabishobora. Uzabishobora kuko ibintu byose ni uruhushya byo gushaka ndabivuga. ukamubwira baby ngiye aha sheri ngiye aha avuze ngo ndanze. oya urugomba kumumenyesha. none se uruhara urugo rutagira ni ukumenyesha ni ugusaba uruhushya. urarusaba uruhushya uramumenyesha se umumenyesha iki? none se umugore wawe ni igipapuro uzaza baby ngiye nofra oya nta n'impamvu yo kumubwira ahubwo mpita ngenda nofra. uwo mugore nawe ni ninja kabisa ariko umugore warezwe usaba uruhushya iwawe ugenda mu mapati yabivuze iwawe my dear. nawe se niba we iwawe atajya asaba uruhushya ahubwo uzatwara icyo cyomanzi rero. iyo ni ninja icyo ni ninja. nose utwaye ninja cyangwa utwaye umugore nyamugore uramwandikira message ukamubwira sheri isaha niyi ndagucaho hari abo tugiye guhura tugacilinga tugasangira byaba na ngombwa watinda agahita guhamagara kuri video call. oya njye nta video call nta cyabaye. uri heza uri mu bikisi baguhamagara video call waragosha. oya ntago nagowe ni byiza. none se ntago ujya urya kamucerenge ngo baguhamagare wari. oya kamucerenge utega indege mucerenge y'ikigali ifoto yahita yihuta. hano i Kigali ubwo hano za Kicukiro umva direct bita bimugeraho. kandi social media byaroroshye spies bari hose umva hano n'ibikuta biravuga umva. ariko iyo witwaye neza urugo rarwubaka. urugo ntabwo ari gereza. ni gute se ko urumva hari ibintu byinshi abantu basigaye batinya muri ibyo bintu byo gushaka ingo n'ikiye niwe nanjye ndimo muri abo bafite ubwoba nyine uri gutuma nanabivamo nyine biroroshye. ni ukuvuga ngo icyo kintu uracyemera umuntu aba amugaye. njye ahantu ntaremera ko umugaye wowe uri kwanga gufata inshingano. coga iyo uvuye mu rugo uriya mukozi wawe ujya umusezera uvuga ngo iki umukozi ntabwo urisohokera gutya gusa kubera ko igihe cyose ndamubwira ati ndaje hari ahantu ngiye ndaje. ariko at least bamubwiye ngo hari ahantu ngiye ndaje. none se umugore wawe noneho umugore wawe uzakorerera abana. erega ishusho uzatanga uzaho mu rugo rwawe niyo n'abana bawe bazagenderaho. ni ukuri. erega ibyo ngibyo ngiye sindi kubihakana. ngewe numva ko n'ubundi kugira ngo abantu bubake urugo rukomere nuko baba baganira ibintu byose baba basa naho babikorera hamwe buri wese mu nshingano ziwe. uri kubyumva. ariko aho bigorera nuko akenshi uzanarebe umuntu witonda umugabo witonda ahura n'umugore w'isasu. umugore witonda agahura n'umugabo w'isasu. ibyo bintu ubundi biva kuki? urabona hari ibintu Imana yakoze nk'ubu cyezo wasanga umugabo wawe ari furatiri nta bibazo ni nkanjye disi ni no stress. ubwo bwa mbere wavuga ukuri nta bibazo. rega abagabo n'abana beza ikibi ni umudamu ugiye gushaka uwo ari we. ese uwo mugore imyitwarire y'imeze ite? mu butoya bwe yari ameze ate? mu mikurire yakuze ate? ababyeyi be babanye gute? erega tujye tubireba. umuntu wese ni base ye. niba umwana yarabonye ababyeyi be ari tera hejuru nawe n'umushamago azagutera hejuru. ibyo byo tujye tubyemera sibyo. nyine hari ukuntu Imana nayo ibikora ugasanga abantu ntago bahuje. hari ukuntu uba ubona hari nka couple ujya ureba ukavuga uti izi couple wow ni nziza. oya uretse ukavuga uti izi couple ubafata uriya mugore akamuvana hariya akamuhuza n'uyu mugabo byavamo. n'uyu mugabo ukamuvana hano ukamuhuza n'uriya mugore byavamo. kubera iki? kubera ko uyu mugabo aritonda n'uyu mugore aritonda. ariko uyu mugore aritonda iki kigabo cye ni igisazi.
uyu mugore aritonda, umugabo aritonda, ikigore ni igisa, n'ugashaka kubahuza. Hari couple nyinshi ngenge mbona nkavuga ati abangaba wampa chance nkongera nkabisenya nkabahuza gutya. Bro, ngurugero je ntari Maria. Nsohokana n'abantu b'ingeri nyinshi, abantu inshuti zanjye. Ariko buri muntu wese twasohokanaga yumvaga guya ukuntu jewe nteye character yanjye ko twagira gute twahuza. Iyo rero hajemo urukundo bro birarangira. Nuko kwimana birangira bite? Urumva iyo umuntu muri inshuti urirekura, ndabeshya ukirekura umwereka ibintu byose nta kibazo, nawe cyo ukavuga ati ariko Keza man turahuza. Why Keza duhuza? Impamvu duhuza nuko turi abantu b'imihanda nyine, murahura nyine mugahuza, duhuzwa na Henken, duhura n'ikintu urukumva. Ariko iyo hajemo urukundo ndagufuhira, nawe ukagira gute ukamfuhira nkagufuhira. Buri wese ni ijisho ry'undi, aho turagendana winjije angaye ninjije angaye yo mwabanye. Ese umushahara wagiye nawe ukambaza Keza ayo wakoreye wayashize. Ibyo kuko urumva mwahajwe n'iki? N'urukundo, yongereho n'ubuzima. So rero abantu ntibakitiranye ubuzima bwo hanze, mwitiranye n'ubuzima bw'urukundo. Urukundo ni ibintu bitandukanye cyane. None se Keza, wenda ako tukavuyeho, buri wese wenda yumvise ashobora gufata side yiwe. Umuntu ni byiza ko yaba inshuti na ex wiwe cyangwa si byiza? Jewe sinjya mvuga iby'abandi, nihera kuko mfite aba ex benshi. Ariko nyine wanavuga ugendeye kuri experience mfite inshuti zanjye z'impande n'impande. Akenshi hari aba ex batajya bavaho, babagigiza bya danje. Hari umu ex yumva ko bitarangiye kandi byarangiye. Nk'ubu ngewe no kwazinda mu cyumweru cyashize twahaye umu ex wanjye, ntabwo nshaka kumuvuga izina, urumva, ariko twarasangiye arataha nanjye ndataha. Mwarasangiye? Yego, dusangira hamwe n'abandi n'abapatikope n'abandi bose. Ariko ikintu nkubwiye cyo abandi bagiye ku ruhande gato ntago bishoboka. Akantu mwakarya uzi se ntago byashoboka. Ati gute? Reka nkubwire coga, buriya icyemezo bura nuvuga hoye ntuzavuge yego, n'Imana iraguhana. Ati gute? Buriya ibyarangiye njya mbibwira n'abakobwa, ibyarangiye byararangiye, sinasubira inyuma n'ifu kurangira. Ndabyumva byararangiye, mugomba kuba inshuti. Coga twarakundanye. Njye uzi idea yanjye, ntago mugomba kuba inshuti, kuko iyo mubaye inshuti murongera mukarya akantu. Iyo muri y'akantu muhita musubira, kereka mushaka gusubira. Njyewe aba ex banjye ni inshuti zanjye kuri stati. Nabo barasohoka, ni abana biza, barasohoka sali ni bikarangira, urumva. Ariko ntago watubona turi babiri. Ni imyumvire yanjye Keza. Nta wababona muri babiri gusa, ariko mushobora guhurira ahantu mugasanga. Ntago bishoboka. Nta nubwo twagenda ku lunch ngo tugenda ahantu ngo Keza tujye gufata breakfast. Oya, ntago bishoboka. Dusangira nkandese. Byararangiye. Ufite iduka naza nkaguteza imbere nkanakwamamariza ku buntu. Ariko sinasubira inyuma. Nta bizu, nta za CMS ngo ikiza cyabo bajya bambira Keza nafite hoteli niyi naguze ibi, abakse banjye bihagazeho cyane. Mfite ibi, mfite restaurant, nibanza kureba ku kantu. Keza ngenda nabapostingira, sibyo? Kuko nifuza iterambere rye. Twararangiye, twaratandukanye, ariko ntago tuba banzi. Ni inshuti zanjye, ni inshuti yanjye nkuko nawe uri inshuti yanjye. Coga, urumva, niba abantu tuvugana byarangiye kuba ubushuti. Noneho ikigusekeje, nkora civile barampostinze, urabyemera? Congratulations. Yes. None igisekeje hari uwanyandikiye sinzi yibagirwa iyo message ngo Keza uko nayo ngufitiye projet ngaho. Bro, kora hano ngo ngufitiye projet we. Basaga ari byo nyamara. Ibazo umujama turasangira
turatigitana n'inshuti yanjye ngo ngufitiye proje ari uko abonye yaratarabivuga yarabibitse ku mutima. iyo bimbwira mbere nari kugufasha. Wari ufite proje yahise ayitanga nyine. Niyo mpamvu nkubwira urukundo rutandukanye n'ubuzima busanzwe hano hirya ubona. Sibyo umuntu ugufitiye proje araza ubundi urukundo ni igisasu urihambira ukavuga ati ngewe coga ngiye kumugwaho kama mbaye. Ariko se nk'umu ex wawe ashobora kwinginga akakubwira ati ndagukumbuye ndashaka duhure. Ariko reka nkubaza ex waje tuvuga niki? Ibyo wabonye warabibonye ni ikihe gishyashya ugiye kubona? Nakaye gashya uretse amadego uba warankoreye n'amanyanga tuziranye. Ayo manyanga ni yabahuza. Mfite umu ex umwe na brotse abandi bose bafite aba ex benshi ariko okay kubera iki? Uwo niwo tutumvikanye. Mwapfuye iki? Twashwanye nabi ntago nta mbuto yanyereye kwa wenda nanjye maybe nayo namwereye birashoboka sibyo ntago ndi umwere ariko niwe muntu na brotse kuko buriya ntago nta mucyo ujya mu mwijima. None se bari aba bashaka kubifata nkaho bitarangiye. How do you handle them? Bafite bazimu. Nuzo ni gute wowe ujya umuntu muratandukanye umuntu musubirana gute? Icyo mwapfuye se nawe kizagaruka. Ni hahandi havamo umuntu agatema undi. Akibuka memory y'ibintu wamukoreye ukabona umuntu afashe agashoka aragukubise. Why? Shaka undi mushyashya umuforme akubahe nawe umwubahe maybe mwana kubaka kuko ntabwo aza amadega yawe. Ariko Bibiliya iravuga ngo uzashake niba nababyiza uzabivemo. Erega none se abantu bose barashaka. Paulo na Sila bariyomba Paulo na Sila bariyomba urumva umurango wa gereza ikafunguka ariko Paulo ngo burango ntago yigeze agira gutyo. Ntago yigeze akomanga. Ni padiri ntago yakomanze niyo mpamvu yagiye ngo mu ijuru direct. Ariko mane baratubeshya. Hari stories waburebera iyo gise ukavuga utari kwa abantu bazibwiraga abana. Gwirafunguye umuryango gwirafunguka mirango aho ubu ngubu ntibasenga ko batasenga ngo iyo mirango ya gereza ifunguke cyangwa mwana abantu bakira bafite philosophy lens. Ariko uko ibintu bigenda byisobanura na pastor basigaye bigisha ubuzima busanzwe. Covid iza nibwo Sultani ishti yanjye Bishop Sultani yigisha ko gusambana atari icyaha ngo nishimisha mubiri. Kuko yaje gusanga nabibuza coga kandi cogaraza ni ikintu kidafatirwa mu cyaha ni ikintu wihisha. Ajya babwira ati ujye kubikora ariko uze gusenga ngo nakarima katagaragaza ubwone. Ubu arakubwira ati nta cyaha cy'ubusambanyi. Sundi uwafashwe n'uwibye nta wagufashe ngwino mu rusengero uhimbaza Imana. Wowe umutima wawe nugucira urubanza asaba Imana imbabazi. Ibindi ntago bitureba. Wowe uza mu rusengero no umunyabwenge ahubwo ntaga kubwira ati abakiriya zababona. No baruzuye Sultani. Abakiriya zababona. Sultani ni shiti yawe. Ngujya kwiba rugaruka. Abakiriya ariko yari afite akazi gakomeye. N'incisha ufata agashishi k'akagabo n'akagore. Kurumva muri Bibiliya avuga ngo afashe inyamaswa zose imwe ingore n'ingabo. Inyamaswa urazizi ni afite akazi. Mana abantu bakira bafite akazi kandi ubona n'amateka atarabayeho ngewe mvuga ko atabayeho. Nanjye ntago njyambyemera. Ni ikinamico. Ariko wumva ko ibintu byose byaratabawe muri icyo gihe. Nkuko Bibiliya bivuga byose muri icyo gihe byaratabawe byinjizwa mu nkugi. So yewe twigishwa tubwira uyu munsi kizajya mu ijuru ni umuntu gusa niwe wandikiwe ijuru kuko ari ufite roho ibindi nta roho. I doubt. Wazamuje na makoni koshwa. Nona nyuma y'ikiganiro. Bahira. Muhamagare. Muhamagare mu kiganiro. Muhamagare mu kiganiro. Ndamukunda. Reka tugerageze duhamagare twumve ariko mako ni umuntu ukunda kuba. Genda mufana. Ni umuntu ukunda. Nimero ntagigicamo. Ni umuntu ukunda kuba. Ndashaka gusangira nawe kuwa mbere. Birashoboka. Kose kwa mbere ko narinzi ko ari umunsi wanjye. Tuzati turi batatu. Simura bavandimwe se. Tuzaba turi batatu. Ubwo gahunda yanjye giyemo n'undi muntu. Yambere ntagiriho. Katwumva indi. Njya mfite nk'ebyiri za mako. Afite credit ya banki se. Afite ibi. Byose ko telefone yanjye ihoraho.
Mako araza akabibona ko wamubuze akaguhamagara ariko Imana ishobora kudufasha icemo nawe ufite aba ex benshi ko mbona nanse ex nyinshi ex ni producer ntuza uriya director yitwa ex ese ko umurimo kundebera muri repertoire warebye hirya gato ya dore ngindi ex dore ngindi ex mba namuhamagaye umunsi wose afite akazi katoroshye buri umuntu ufata amashusho yubaho ashatse yatugira nk'udukima uyu ni Mako kanumve ko Mako kuwa mbere kabisa ndashaka kubajyana akose kugisenga abasenzi gacamo senga ahantu iri niba yanayizimije yake iraka kwa General Yesu katwumve twumve Hello? Yo. Yes, Mako. Salama, my brother. Ni Mako? Yes. This is Choga, ndi kuri podcast. Yes. Umuntu witwa Erika Keza yashaka kugusuhuza. Ndamukunda. Ngo aragukunda cyane ariko. Urakoze cyane. Nzakubona gute ziko ngukunda. Ni ikizungerezi hano ngo kirashaka kukubona bikaze. Nishimiye ko ngize umuntu mbwira akankunda. Mako nzakubona ryarize. Igihe cyose kuwa mbere genda gushaka na Choga ngo yadutumiye ngo hari ahantu bafite night ndashaka kuzabajyana kwa Zinda twicara mu basaza twicare kabisa nanjye ndi umukecuru nta kibazo kuwa mbere Choga arama nimero yawe tupange tuzakora agakungu turi batatu singwaye pase nanjye ndaza kuyifunga bye nanjye ngiye gufunga kabisa ngiye gufunga nakimono urayifunga ugatuza seri ukaguru uko yima niko nyifunga niza gatuza bigatuza bakunda kwemera ndagukunda baba ibihe byiza my brother I love you guys sorry for this I love all of you guys sorry for disturbing I'm not disturbing. I've got a good time. I have laughed. I'm happy to. Wow. I'm just happy. Blessing, and I can't wait to have you here on Waka Waka podcast. We shall talk about it because we have it in our plan. Then. Yeah, I know. Yeah, that's what I'm saying. I can't wait. In time, I'm ready for that. Blessing, my brother. Blessing. Thank you. Yeah, thank you, sister. Juvuga Sheri ariko. Oh, thank you, Sheri. Rega ni pase utangiye kuyifunga nabi. Ntungo sister yahehe ariko. Rega iyo ariyo bifungiye kinyafurika mwana. Vuga Sheri. Sheri ryabaye izina rusange. Ariko nibura akaba sexy. Urumva uba wifungiye boda yuzanyemo ibintu bya sister oya wana sister no musangiye amaraso yewe umupira nyina umunyafurika rero biriya bya Sheri cyabaye ikintu cy'inyito cya buri muntu wese wewe sister zabo n'icyubahiro she's a black woman can be my sister nicyo ngukundira Rwanda she can be my sister it's a true respect bitamubuza to be your wife too even my wife can be my sister okay blessing kabisa umva se so ari umunyamahanga abashaka kuba my sister ariko ari umunyarwandakazi she can be my sister kuko iyo tuvuye mu Rwanda tukajya ahandi you're right we become one blood so a sister it comes like some respect in it. Yeah, I understand. Actually, I overstand. Overstand. Yeah. Murakoze cyane. Ndishimye. Genda rani inkweto. Aywana, kwa mbere ariko uribuka ahantu twagiye mu Ruhengeri umuntu akakubona gasara kabyina kigaragura hasi narumiwe ariko koko. Ziriya video ndacyazifite niwe ndaza kuziguha.
birabibaho ndaziguha kabisa ya amahoro mako ugiye cyiza amahoro merci urakoze cyane blessing cyane and I'll be up on Monday. Okay blazer avuga neza singuhaye pasi sha unkubise pasi kabisa ya legende muri umva bara baragutetesha ntago ari jugujugujugu arakubwira ati aragutetesha nirga impamvu bikubwira aho namubonye ari gutetesha umukobwa ari kumuhanagura ngo ni ubwaza mujyane mutetesha cyane mako ni atari ko murahuye uravugiye uramukunze aremera atagira mako ararenze iyo tubyemerere ga uriya niwe idore wanjye niwe muntu namwigiye ibintu byinshi kandi ndamukunda nkunda uburyo yicisha bugufi nkunda uburyo azi kubana n'abantu ingeri zose nge namubonye reba hano Kacyiru hari akabari kari hano rugu hejuru kuri yo hospital bari bwinshi uri hano hejuru ureba kuri hospital kari hagati yo hepfo se cyangwa ruguru gutya ruguru mwatsi hagati yo ruguru niyo yacurangaga live nanigeze kujyayo ahera ku murongo atavuze ngo arangije kuririmba iki ngo ni umusitari iki sibyo yego nta sikisi afite nini ariko still ni umuhanzi sibyo kandi ni umuhanzi wagize sikisi sana ni umuhanzi wakoze waranze ibihe bye ibihe bye yarabikoresheje so rero yahereye ku murongo araduhubira aradusuza abagabo hari n'akabari k'abanyakinya bose arabasuhuza nta muntu wasuje intoki abahobera areba nk'abantu nk'ijana uriya ni umunyarwanda w'umuco mako ndamuzi ibiriya nari mukudisa urukundo mbise mbitekereza tuvuga ati mako muhamagare kwa mbere kabisa sawa ariko ntuzanemo undi muntu oya turi batatu gusa oya humura turi batatu wa batatu wabona ushyizemo na cya jihad oya jihad bafite akazi kenshi jihad bari gukora amafaranga 24 hours nyina kayazana tukayaryaho ntago ari muri gahunda tuzamupangira umunsi we nawe turi batatu wa batatu sawa mu igaraje kwa zinda bahita Lendimesh bivuga ngo tuzaba turi muri show tujye twikatisha tujye mu igaraje aho nimwicara gutya nta twikatisha babiri tujye mu igaraje oya nta wa babiri nose uhanga ni mu muhanda bose ni mu igaraje bose okay so Keza ngiye kujya gusenga usenga Imana ugiye kuntegeka je nsenga Imana yo mwijuru ntusenga idini oya ntusenga uwo mwesikoro w'umupasiteri waje kwishakira ntumuhe ibiceri oya cyese njya ntura ariko uza abantu bari muri haso hano hanze urabivuza abadiyakoni bari kukureba bazajya bagusa imyanya nizagishira mu rusengero hano dore ngo Keza mwamubonye oya baranze shaba imyanya nigishira mu rusengero hano i Kigali tege barabara ugomba guhaguruka mbere nguje ugomba guhita baguhagurutsa kuko wowe ntago utura oya ntago jya nturanye kandi ugomba kujya baguruka oya ntago natura hari igihe abafite abantu umupasiteri wanutse bya bindi byengo yereko yaraguje yabibonye kutagira yatanga atavuga ati wowe kwanza ubu se ko aterekwa ko yari yakanuse inde ko nta muntu urerekwa kubwira ati isahi ni abantu baba baje mu rusengero ninjuga rega buriya twese tugira amahirwe ko ibyacu biri mu ibanga bihishwe n'Imana hariya buriya buri wese bafashe ibye bakabishyira hariya wasanga abantu bose turi amadayimoni ibaze Imana ifashe video yanjye kayereka umuryango wanjye ikavuga ati dore ahantu Keza yanyuze coga Imana uhabwa icyubahiro yababa we ibaze nk'ubu kabona abantu biwacu ibaze nka bya bintu wakoze kubyibuka bya bindi wabyibutse ndabyibutse nkora byinshi nase buri munsi ngabo bari ibintu umuntu akora ku munsi ndira umuntu akora oya waburaburije ariko nicyo cyitwa Imana n'Imana Imana itubikira ibintu byinshi banga no gupfa n'ibanga ntihatari kabisa Imana yarakoze kutadushira hariya harakwa rubangura coga yaciyeho babishyire kuri flat screen byawe byose n'imitwe duhora duteka yego ko Mana yanjye
mana uhabwa icyubahiro niyo mpamvu njya kuyisenga buri munsi ngaho rero jya gusenga usenga imana sha thank you usaba imana iduha imigisha hehe mw'isi no mw'ijuru ino mw'isi no mw'ijuru mu gihugu cyacu cyo mu Rwanda ino muri Afurika kansoze nkubwira ko ngukunda turakundana sheri umva abantu batishima babaho gute kingize ukuri abantu bakomeje kubana natwe kuri Waka Waka podcast kuko tubona hari abantu bagiye bakora comment mu kiganiro cya mbere twakoze hari Simo Iyarwema respect my brother Young Bidam respect Tiren Holyman Fireborn my brother respect Rumaragishika Ricky Rambert greetings and enough respect upon you Sadiki Gatera kumutima brother Minani Jean Paul nawe turakuramukije aho uri hose twizere ko ukomeje kugubwa neza Abu Wizi online turakuramutsa cyane Claude Ngabo Yisonga Musabirema Gracier na Damour Guevara T-Blaze Broski Branju BM Mukeshimana Jacqueline Theos Empire Kaijamahe Dani Uwingabire Jeannette Maximos TV Munyaneza Jack The Screen Show Freddy Diagatonda Ras Mutabazi D Amour Guevara Branju BM Waiga Maximos TV MC Platforma Manzi Haruchi Karosi Online Director Inox Mutabazi Damaseni Yobi Style TV Niyigena TV Show Wigo abo bantu bose ndabaramukije cyane kandi mbashimira kuri comment mwagiye muduha mu kiganiro twahereyeho nkaba nabasaba gukomeza kubana natwe mu biganiro tugiye gukomeza kujya tubaha kandi nanabasaba kujya mukora comment zanyu mugakora na share kubera ko hari igihe tuzadutegura ikiganiro nge na Keza twaje twazisomye twanaziganiriyeho noneho dukora ikiganiro kigendeye kuri comment muba mwaduhaye amabizu kuva kwa Keza nanjye nabahaye vraiment buri ku mutima kabisa mukomeze mukore subscribe mu liking muduhe comment Imana ikomeze ibane namwe Waka Waka